ngo haye ikaze gukurikiye Ababwiriza TV. Nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana Alexis tuguhaye ikaze ku Mubwiriza TV, ku Babwiriza TV. Nari mugize umwe kandi ari benshi. Nanjye ndabashimiye cyane, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nari mbakumbuye, twari tumaze iminsi tudaherukanye. Ubushize twaganiriye ku kiganiro kivuga ku itegeko nshinga ry'Imana, ngira ngo nibwo duherukana. Nari mbakumbuye rero. Yego, mwatubwiye twabonye ingaruka zo mbega mwatubwiye yuko itegeko nshinga ko ari ukumvira aricyo ryari rigamije. Uyu munsi noneho ugiye kutugezaho iki? Ubushize muzi ko twavuze ku itegeko nshinga ry'Imana rivuga kumvira Imana. Tubona ubusabane Imana yari ifitanye n'abantu, ukuntu yabasuraga, ukuntu yabakebeye ingobyi yo kubamo, ukuntu yashubije ibyifuzo by'umugabo we ikamumufasha umukwiriye, ndetse tubona ko bari bafitanye n'ubusabane, bakajya yita amazina amatungo, inyamaswa. Mbese tubona ko umubano w'Imana n'abantu icyo gihe wari umeze neza. Wakwibaza rero ngo se ibyo bintu byarakomeje cyangwa? Yego, niyo matsiko dufite. Abakurikiye ikiganiro baracyafite amatsiko yo kumenya uko byarangiye. Ndashaka rero noneho kubamara amatsiko. Ni inkuru ibabaje, ntabwo ari inkuru nziza, kubera ko ubwo busabane bw'abantu n'Imana ntabwo bwakomeje. Bivuze ngo itegeko nshinga ry'Imana umuntu wa mbere ashobora, ndetse ntanashobora, ahubwo byarangiye nyine atabyitwayemo neza. Ari nayo mpamvu n'uyu munsi turi mu ngaruka zo kutumvira Imana. Nicyo nashaka uyu munsi turi buze kuganiraho. Bwifashishe ijambo ry'Imana n'ubundi itangira ibice bitatu. Turasoma duhere ku murongo wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'igiti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yashukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Nadamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Uzajya bukumerera imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imbuto zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde iryo rugo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Amen. Izo byose ni ingaruka zo kutumvira. Ni ingaruka zo kutumvira Imana, kandi zirakomeza. Ntabwo ari ibyabaye kuri Adamu na Eva gusa. N'uyu munsi iyo umuntu yiyemeje kunyura mu nzira yo kutumvira Imana, nyine ingaruka ziba nyinshi. Tubonye ko ahangaha bumvise imirindi y'Uwiteka, Uwiteka aje kubasura nk'uko bisanzwe, nk'uko natwe babaganiriza. Marambabarira nkaho bakaje kumwakira nk'uko bisanzwe, bajya kwihisha. Uwiteka arabaza umugabo. Ikintu cyabaje Uwiteka kurenza n'ibindi nuko ikibazo Uwiteka yabajije umugabo ndetse abajije n'umugore batagishubije uko bikwiye. Yaramubaje ngo
ninde wakubwiye yuko wambaye ubusa? Ese za mbuto cya giti nakuje kuryaho wakiriyeho? Ubundi yajya kuba ati nakiriye cyangwa se sinakiriye, cyangwa ndasaba imbabazi, ariko yahise avuga ngo umugore wampaye ngo niyo ngo wazimpaye. Ibaza umugore ati ibyo wakoze ibyo ni ngo inzoka yashukashuka. Urumva rero Imana ntago yifuza imanza nk'izo ngizo. Niba wakoze icyaha, niba wateshutse, Imana yifuza ngo usabe imbabazi, ugire umutima wo guca bugufi, wa wundi wari uri muri Dawidi ngo nicyo kintu Imana yamukundiraga, yagiraga umutima uca bugufi cyane. Nubwo yari umunyabyaha, ariko iyo umutima yamushinjaga icyaha cyangwa n'umuhanuzi akamubwira ati wakoze icyaha, yacaga bugufi agasaba imbabazi. Uyu muryango rero dukomokaho Adamu na Eva witwaye nabi cyane. Niyo mpamvu ingaruka zo kutumvira zabaye nyinshi. Imana ibirukana muri ya ngobyi, ndetse twumvise n'impanuro yagiye itanga. Umugore yaramubwiye ngo uzajya ubyara ubabara, ababyeyi barabizi bari kubyara. Umugabo aramubwira ngo gututubikana ko mu maso niko kuzaguha umutsima. Iravuga ngo ikintu gikomeye cyane ngo umugabo ubwo wariye ku mbuto nakubujije guzaniye ubutaka kuvuma. Turi mu ngaruka rero mbi z'ababyeyi bacu babakurambere. Ariko mbafitiye inkuru nziza ko Kristo yaranesheje, niwe Adamu mushya. Umunsi twageze mu nkuru z'amavanjiri turi kuvuga ku butumwa bwiza, muzumva ukuntu Kristo yaje kuba Adamu mushya, yaje kuba igitambo kizima akitanga kugira ngo tubashe kongera kugira bwa busabane twatakaje ubwo Adamu na Eva baryaga kuri cya giti. Ndakwinginze rero wowe udukurikiye kugira ngo twihatire kumvira Imana, twihatire kubahiriza amategeko y'Imana, twihatire kumva icyo Imana itwifuzaho, kuko yabwiye Yeremiya ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ngo ni ibyiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbarime umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana iradukunda, Imana yifuza ko ubuzima bwacu buba bwiza. Erega n'ubundi kumvira Imana biri mu nyungu zacu kurenza Imana. Yego. Ndabashimiye cyane. Reka tubwire abadukurikiye gutera inkunga kino kiganiro no gukora subscribe ndetse na like, ugakora share kugira ngo kigere kuri benshi. Niyo nkunga tubasabye. Ubundi iki kiganiro yiba ugikunze ujye ukora share ndetse ukore na comment. Ubundi inkunga nyamukuru ni subscribe. Ubundi tubifurije kubana natwe ibihe byose. Turabakunda kandi tubafitiye ibyiza byinshi. Mugire ibihe byiza.